Muraho neza abakunzi bacu, twongeye kubaha ikaze muri uyu munsi muri iki kibanza nk'uko bimenyerewe, aho uyu munsi twifuje gufata umwanya wo kuganira ndetse tukanasenga ku mpamvu zitandukanye. Tugomba gusenga, ibi ni ibihe byo gusenga, ibi ni ibihe tugomba gusenga cyane, ni ibihe bidusaba kuba maso, ni ibihe bidusaba kuba maso nka kujya Yesu yabwiye abigishwa, arababwira ngo mube maso, musenge mutagwa mu mosha. Nabigereranyije n'ibi bihe turimo, mu by'ukuri turi mu gihe gisaba ko dusenga, abanyamasengesho tugasenga, ab'ingizi bagasenga, umukristo wese agasenga, impamvu z'uko ni ibihe bikomereye isi. Mu by'ukuri navuga ngo isi ntabwo irimo imenya aho turimo tugana. Ibihugu, amami arimo arasubiranamo ku buryo mu by'ukuri ubyitegereza ukabona birasa naho bihetse ikintu gikomeye, bihishe inyuma ikintu gikomeye, hari icyihishe inyuma gikomeye kidusaba kuba maso tugasenga, abantu tukareka kurangarira mu bintu byinshi turangariyemo, cyangwa se imirimo myinshi duhugiyemo, ibikorwa byinshi duhugiyemo, tubibemo, ariko kandi tubibemo turi maso, tubibemo turimo dusenga, dusaba Imana kongera kuza kumurikira abantu bamurikirwe, abantu bongere buzuzwe n'ubwiza bw'Imana, kugira ngo tubashe kumenya igihe turimo icyo ari cyo. Ariko ntago byoroshe. Iyo amama akomeye arimo asubiranamo, bitera crise isi mu buryo bwinshi, mu bice byose. Isi yinjira muri crise ikomeye, isi yinjira mu kaga gakomeye, abantu binjira mu bihe bikomeye, ariko bimarwa imbaraga niyo abasenzi bicaye tugasenga. Ab'inginzi iyo bicaye bagahura bakaja hejuru ku munara bakicara hejuru bagasenga, bakareka guterwa ubwoba n'ibyo bihe n'ibihe barimo, bakareka guterwa ubwoba n'ibiteye ubwoba abantu bose, bakareka gutwarwa umwanya n'ibirimo bitwara abantu umwanya, batizera cyangwa se badasenga. Kuko iyo abantu batwawe n'ubwoba no kurangarira ibirimo biba, nicyo umwanzi aba ashaka. Umwanzi aba ashaka ngo abantu barangare, abantu be kumenya, be kwita cyane ku kumenya icyo abantu bakwiriye gukora gikwiriye, kugira ngo bamenyeshwe ibihishe inyuma y'igihe baba binjiyemo. Turi mu gihe gisa n'ibindi bihe byabayeho, nta gihe kiriho kidasa n'ibyagiye bibaho, nta n'ibibazo biriho bidasa n'ibyagiye bibaho. Ariko kandi iyo turebye mu mateka y'ibibazo byagiye bibaho mbere, n'uburyo byagiye birangira, n'uburyo abantu bagiye babyitwaramo, usanga umurimo w'ab'inginzi, umurimo w'abasenzi waragiye utanga akamaro, utanga ubuzima ku bantu kuruta ibindi bintu byose, kuruta imbaraga z'abakomeye, kuruta kwizera abanyembaraga, kuruta kwizera abami, kuruta kwizera abo abantu bashobora kwita ngo nibo bari imbere mu rwego rwa politiki. Ahubwo uko bagiye bicara kose bagasenga, bakingingira Imana igihe barimo, bagasaba Imana kubasohora mu gihe binjiyemo cyangwa se bagiye kwinjiramo, Imana niko yagiye ibaha ibisubizo, niko yagiye ibasubiza, irabasanga, irabafasha, bagenda babivamo. Kandi nabyo byari bikomeye nk'ibi ngibi tubona mu by'ukuri turimo twese, hafi isi yose niko navuga, kuko ibihugu byinshi hafi byose biri mu kaga gakomeye. So igihe nk'iki rero gikomereye isi yose, igihe nk'iki kirimo cinjiza isi mu kaga, ni igihe gisaba abantu bari maso mu mwuka, mu buzima bwo gusenga, ko bicara bakongera bakabaza Imana ngo ese iki gihe twinjiyemo turagisohokamo dute, cyangwa se tucitwaremo dute, kuko nta gihe kitagira inzira. Irembo uko gifite inzira cinjiriyemo niko kigira n'inzira abantu bagisohokamo. Abasenzi rero, iki ni igihe cyo gusenga ku manywa na nijoro,
muri schedule waba ufite zose uko zipanze mu buryo uri bize kose, urasabwa gusenga, urasabwa kwicara ugasenga, tugasaba Imana kuduha imbaraga no kuduha amaso y'umwuka kugira ngo abantu bamenye uburyo kibarenga kino gihe, kuko kino gihe naco n'ikindi gihe kizanye izindi imbaraga kimwe n'ibindi tugiye tuvamo mu myaka iraha mikeyo. Ndakeka ko abantu benshi bamaze kugira mu by'ukuri, tumaze kugira experience yo kumenya ibihe uko biza nuko abantu bagomba kubivamo, nubwo igihe hari igihe biba biza kigasa naho kigiye gutandukana n'icyahabaye, ariko kandi kiba gifite ikindi gisa naco. Igihe rero nk'iki cy'intambara zigose isi, zigose ibihugu, tugomba kwicara tugasenga. Kandi ndababwira ikintu gikomeye, gusenga nta kintu kutokimura, gusenga nta kibazo kutokuraho, nta musozi utohirikwa no gusenga. Umusozi wose waba urimo, igihe cyose waba wicayemo, nta kindi kintu cyo gukura muri ico gihe, nta kindi gihe cyo dukura muri ico gihe, kuko ni igihe kiri rusange no gusenga Imana, no gusaba Yesu kuza agatanga imbaraga n'ubwenge n'uburyo no korosha ikibazo kigashira imbaraga, kigashira kavaho kikarangira, kandi birashoboka. So abitorera iyo rero bicaye bagasenga, abizera iyo bicaye bagahura bagasenga, bagahuza umugambi bagasenga, ijuru riza ritabara, ijuru riza rimanuka rigakingura imiryango yo gutabagwa, abantu bakabona ubutabazi bw'Imana, abantu bakoroherwa, uburemere bari bikoreye bukabava hejuru. Ariko iyo basenga bafashe umwanya nabo bakabigira story, bakabigira amakuru kimwe n'abandi bose, bakabivuga nk'inkuru kimwe n'abandi bose, bakaboroga, bakababara, bakiheba nk'abandi bose, aba ari ukutamenya, aba ari uguta inshingano. Kandi iteka ryose iyo umuntu yataye inshingano ye usanga arimo akora ibitari ibye kandi bikamutesha agaciro. So abasenga rero, abitorero, iki ni igihe tugomba kwicara tugasenga, tukereka Imana iki gihe, ibi bihe turimo, ibihe bikomeye, bikomereye Afrika, bikomereye isi, bikomereye none urabona ko byinjira mu gihugu cyane no muri Aziya, muri Amerika, Israeli. Iyi ntambara barimo irasa n'izindi natwe turimo tugizemo ibihe, nubwo yo ibifite imbaraga ziremereye cyane, ariko kandi zose ni kimwe. Abantu barapfa, ibintu birangirika, imishinga y'abantu irangirika, ubuzima bw'abantu burimo burahashirira. Ibyo byose ni umugambi wa Satani, umugambi wa Satani wo kurimbura isi. Kujya biriza ivuga ngo nta kindi kiza kigenza umujura mukeretse kwica no kurimbura no gusenya. Nta kindi kiba kizanye Satani mu buzima bw'abantu, mu mibereho, mu bikorwa by'abantu, ni ugusenya, ni ukurimbura, ni ukwica. Regardless of other political what, uretse utitaye mu zindi politike ziba zibirimo, ariko kandi umwanzi ico bagambiriye no gusenya, no kwica, no kurimbura, no kumara. So abizera rero, iki ni igihe, this is our moment, iki ni igihe cyacu cyo gusenga, tugasenga kugeza twumvishije Imana iganira natwe, cyangwa se igatanga imbaraga ikamara ikibazo, ikagikuraho, ikaceyura ku buzima bw'abantu n'ishanga n'ibihugu n'amami. Haleluya. Iki cyumweru rero, ibi bihe rero turimo nako ni ibihe byo gusenga. Usenge, upfukame ku ivi ryawe, usenge kugeza ubonye confirmation, ubonye igihamya, ubone guhaguruka ku ivi, ubone kuva hasi. Kandi ndagubwira ngo nta kintu kidashoboka, nta kintu kitemera, nta kintu kitubaha gusenga, nta kintu kidatinya imbaraga zo gusenga. Gusenga ni imbaraga zikemura ibibazo byose, gusenga ni imbaraga zazimura imisozi yose, ibibazo bikomeye byose bikava bigatamburuka bikava imbere y'abantu. Haleluya. Paulo yanabibwiye Abaefeso, arababwira ngo Imana ifite imbaraga zo gukora ibintu biruta uko twe tubitekereza ndetse n'ibyo twibwira, ngo kuko imbaraga zayo ziri zidukorera muri twe. Ifite ubushobozi bwo gukora bijya biruta uko twe bijya twaheburiye igisubizo, bijya waburiye inzira wavuga ati noneho turacahe, turatabarwa gute, ariko uyitumbiriye mu ijuru. Yesu aracyari ku ngoma, Yesu ari ku ngoma, ku ntebe y'ubwami Yesu ayicaye, ibintu byose birashoboka. Icyo bashaka niki
nuko tumwizera, tukamwemera, tugaca bugufi kubwe, tukamwiyambaza, nawe akaza akadutabara, akatubera igisubizo, agakemura ingorane n'ibibazo ziri mu bantu n'isi n'ibihugu. Haleluya. Pawulo abibwira Abafilipi ibice 4:5, arababwira ngo ntimukamere nk'abantu babuze iyo babwira, tukicare ngo wishire mu kinjiro, mu mubabaro, mu bwoba, nk'umuntu udafite ushobora kumukura muri ico gihe cyangwa se muri iyo hali. Aravuga ngo ahubwo iteka ryose igihe mugize ico mukenera, muze mukimenyesha Imana. Tujye tukimenyesha Imana ikintu icyo ari cyo cyose, tukimenyeshe Imana tubisabiye, ngo tubyingingiye, dufate umwanya wo kubisengera, dufate umwanya wo kubyingingira, dufate umwanya wo kushimira, kuko Imana ifite inzira y'ikintu cyose wifuza mu buzima bwawe, ko kiza nimba gifitiye n'ubwami inyungu, akarusha kigomba kuba gifitemo inyungu z'ubwami. Nta kimana itosubiza, nta kitokora, kuko ibisubizo byayo, ubwiza bwayo, imigisha yayo, ni twebwe abana bayo tugomba kwiga, kandi tugomba kwiga turi bazima, dufite amahoro, dufite ubuzima butekanye. Cyo dusabwa n'iki rero? Ni ugufata igihe tugasenga, tukinjira mu cyumba cyo gusenga. Let's enter in the room of prayer. Twinjire mu cyumba cyo gusenga, dusenge, senga, wongera usenge, wongera usenge, muri byo ngo wongera usenge, wongera usenge, wongera usenge, wongera usenge, wongera usenge, ndetse n'uri guhaguruka wongera usenge, wongera usenge. Ibyo ushaka byose birashoboka imbere y'Imana. Ubutabazi ubukeneye ku Mana bwose tuzabubona. Ninayize tubwira nibihe ibihe turimo bifite aho biva, bifite naho bigana, kandi bifite igihe byatangiriye, bifite n'igihe bizarangirira. Ibyo byose Imana isibibwira abayo. Ariko abantu bagiye mu bwoba, bagatinya, ntibasenge, bagendera mu mwijima w'icuraburindi, ntibamenye iyo bava n'iyo baja. Ariko no mu bibazo Yesu yaratubwiye ngo tuzaba turi kumwe nawe, yaduhaye isezerano ryo kubana nawe, ntabwo azigera dutererana, ntabwo azadusiga, ntabwo azatureka. Wow, that's good. Azabana natwe no mu mazi menshi, no mu muriro, no mu mvura, imivungo ntizadutembana. Igihe cyose ntabwo Yesu yigeze asezeranya abantu abizera ko nta bibazo bazahura nabyo. Oya, ahubwo ndibuka Bibiliya ivuga ijambo ryiza, ikavuga ngo umunsi yasengaga arimo asezera abigishwa, yaravuze ngo data, abo wampaye ndabafite, kandi mbasize muri iyi si, ngo uyibarindiremo, uyibaheremo amahoro, barinde uyu mwanzi, basize hagati y'amasega. Ariko ngo ndagusaba kugira ngo baheremo amahoro, barindire muri iyi si, bahere imbaraga muri iyi si. Dufite isezerano ryo kurindwa mu ihari yari yose no mu gihe cyo cyose dushobora kwinjiramo abizera. Ariko icyo dusabwa niki? Nuko amaso yacu atava kuri Yesu, nuko tutareba ku ruhande buryo cyangwa dutumbire Yesu. Niwe banze ryo kwizera, niwe mbaraga z'ibintu byose, niwe gisubizo cy'ibibazo byose bikubye abantu, kandi abifitiye inzira yo kubikemura. Imana ishimwe, Imana yabwe icyubahiro. Nagira ngo rero mbakangure, mwe gutinya, mwe gusinzira, mwe kuryama, dusenge kugeza tubonye igihamya cy'ibyo turimo dusengera. Tukave mu cicaro cyo gusenga utarabona igihamya cy'icyo usengera. Dusaba Imana igweze igihamya, kubweze ikimenyetso, kubwire ngo ibibazo birangiye mu yihenze, tuzabivamo dute, bizakemuka gute? Haleluya. Kandi ibintu byose Yesu afite uburyo bwo kubikemura. Ndabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Mwe gutinya, mwe gukuka imitima, Yesu ari ku ngoma, kandi afite irembo ry'ubutabazi kubizera ndetse nabo yaremye n'abarinze, kuko ubwoko umuntu ni ikintu gifite agaciro imbere y'Imana. Murakoze cyane. Uwiteka abagirire neza.